ese twitege indirimbo ya Kiss Daniel ndetse na The Ben, cyangwa se haba hari ibindi bigiye kuvuka nyuma yo kubona buno butumwa Kiss Daniel yandikiye The Ben ati nabonye ukora ibintu byawe neza, cyangwa se nabonye ushoboye akazi, twakora akantu. Abantu rero bari kwibaza niba bagiye gukora indirimbo ya nyayo, cyangwa se bagiye gukora indirimbo ibahuza. Ibi byafasha umuhanzi wacu nyarwanda The Ben, kuko byamuzamura izina agafata nawe hano muri Afurika, akaba yahashyira indirimbo ziwe zikamenyekana. Nyuma yo gukorana na Diamond indirimbo yiwe igatuma yagura amasoko, rero na Kiss Daniel amuhaye indirimbo byatuma agira kure. Kiss Daniel muramuzi, yahanze indirimbo zitandukanye zirakundwa cyane. Indirimbo yakoranye na Tekno yitwa Buga ni indirimbo yaje kumufungura amayira, iragenda irarebwa cyane. Uyu muhanzi rero Kiss Daniel yaje guhitanga n'indirimbo yitwa Kaf, handi atangira korora. Iyi ndirimbo rero yaje no kumufungura amayira, nayo ituma akundwa na none. Ni umugabo rero, cyangwa se ni umusore w'umuhanzi wo muri Nigeria uririmba indirimbo neza mu buryo bwa Afrobeat, ndetse akaba aririmba indirimbo ziwe zikaza gukundwa cyane, akaba afite miliyoni 5 z'abamwumvisha ku rubuga rwa Spotify. Ibi nta wundi muhanzi wo muri East Africa abifite, kuko umuhanzi tuzi nk'uwa mbere muri East Africa ni Diamond Platnumz, aho afite miliyoni 1 z'abamwumvishe ku rubuga rwa Spotify. Urumva rero The Ben aramutse ahuye n'uyu mugabo Kiss Daniel, urumva ko hari itafari rikomeye yabashyize ku muziki wa The Ben. Uyu munsi rero twagiye tubona amakuru avuga yuko The Ben ngo Kiss Daniel yamwandikiye amubwira ati nabonye uperforminga neza, twakora akantu. Ngo The Ben nawe ngaramubaza ati urinde. Rero ibi ngibi ntabwo ubundi umuhanzi akakwiye abibaza. Uyu muhanzi The Ben wacu yagakwiye kubibaza nuza Kiss Daniel, kuko Kiss Daniel arazwi, ni umuntu ufite hiti, ntabwo wagakwiye kumubaza ati ese urinde. Ariko The Ben ikintu yakoze ntabwo wavuga yuko kiri kure y'ukuri, cyangwa se ni n'icyanya cyo nyine ku muntu abibonye, kuko hari ukuntu ku mbaga nkoranyambaga umuntu yiyandika ati nitwa Diamond cyangwa se nitwa Kiss Daniel, ahubwo atari we ari ukugira ngo arebe ko yakurikirwa. Ugasanga rimwe aragenda yandikira ibyamamare ati vuba dukora n'indirimbo, ari nk'ibihuha, ari amasikamu ashaka gukora. Rero The Ben niyo mpamvu byose bituma yihutira kumubaza, aramubaza turinde. Kiss Daniel aramubwira ati nige hitmeka ukora izi ndirimbo zose, nige Kiss Daniel ndashaka ko twakora akaririmbo kakadufasha kuba twagira uburyo tuzamura umuziki wacu. Gusa hari ikintu kiri kwibazwa ati se The Ben yiteguye kuba yakwishyura amafaranga yose yasabwa muri production y'indirimbo, cyangwa se Kiss Daniel natabyishyura birarangira uno mushinga w'indirimbo upfuye. Gusa reka tubitega amaso. The Ben wewe ntago tuzi ahantu yigize yishyura amafaranga menshi ngo iyi production y'indirimbo ngo tumenye niba yayishuraho amafaranga, ngo avuga ati reka nshyireho amafaranga dukora ino ndirimbo, cyane ko Kiss Daniel atabikoze The Ben rwose ndakeka atabikora. Ubwo rero Kiss Daniel yararebye aravuga ati uyu muhanzi arakomeye, kuko nyine The Ben ya performinze neza mu gitaramo cha Jat of Africa, ubwo ni ibihangange bya Afrika, yagitaramyemo neza, abantu bose bakoma amashyi, babona ko The Ben azi gukora stage ya nyayo, ndetse unarebye yanarushije Kiss Daniel kuba yamufasha guperforminga neza, kuko The Ben ya performance kinyamwuga abikora neza, kuko yumvaga n'abantu nyine bamuzi. Iki gitaramo rero cya Jat of Africa cyajemo ibyamamare nk'ibihangange nyine muzi bitandukanye hano ku isi. Hajemo ibihangange byinshi hano, muramuzi umuhanzi witwa Ayra Star yaje hano mu Rwanda, muza kubona ko yakoranye n'akavideo n'abana ba Sherry Silver Foundation barabaririmbamo. Tuzakora ikiganiro kibamubwiraho neza. Gusa nyine uyu The Ben na Kiss Daniel bari mu biganiro byo kuba bakora iyo ndirimbo, cyangwa se bakora iyo projet. Nibigenda neza tuzababwira, ndetse n'ibinahagarara tuzabwira, ariko amakuru mfite neza nuko Kiss Daniel ashobora kuba yakorana indirimbo na The Ben. The Ben rero ubu ngubu yagiye mu Burayi, agiye gutegura uburyo yajya akora ibi bitaramo bya Pret Love. Ni album ye ashaka kuba yakwiragiza mu bantu bose bakayimenya. Nge rero nitwa George ndaje mu kanya mbahe andi makuru abaye kuri screen yanyu mu kanya, nta gucikanwa. Kanda subscribe ndakwinginze ubinkorere kabisa, niyo nkunga ngusaba.
ukande na like kugira ngo duteze umuziki cyangwa se amakuru yacu imbere.